kananga yagukubitiye ibigo ry'ishavu kiramuseka kirabaseka dore uko bacaho akiraho baragikuruye Grandpa. sogokuru Tantan, when are you going to grow up? You're always making trouble. Always. amuginga ko ngufu yamaze gutera imbere usigaye uteza ibibazo buri munsi gute utakwitoza ngo ugere imbere aho uzakura akakudira wakigoryo dore kwasi Perfected the cooking kung fu style, but it's taken many years of studying and training. amuginga no gutoje ku ngufu Well, that is very different from umaze igihe kinini witoreje mu mwijima that you must ntabwo wagize ibyo ahagaragara all the time. ndetse gukomeza guteza amasita ibibazo uzi ibyakubaho wagize bakubona Right. sasa ndagira ngo nibaze impamvu It's wrong. maze adashaka ko uyu mwana arwana ku muhanda Sorry. You're always saying sorry. buri gihe uravuga ngo nkubabarire nkubabarire gute wa muginga we uteza ibibazo gusa Ha. tugaruka hakuno wa muginga wabwiraga umwami ganaza kumushakira Master of Kung Kishad yageze ahangaha ati ni we shefu w'abatetsi Not me, never heard of him. umva ntawe nzi sinigeze namenya uwo mugabo uwo ari we Emperor Kun's uncle's cousin's brother-in-law's cousin is my master. He sent me to serve. umva nyirakuru w'umwami yari ifite umusore we uwo musore yari kozini wanjye bivuze ngo nawe umuntu ukomeye rero umva watoranyije umugabo utari we mushaka undi mugabo ntabwo uyu nguyu ari we Master's heard that the king of chefs is the best cook in the country. umva batubwiye ko umwami w'abatetsi ari umwami wa mbere uzi guteka muri iki gihugu It'll pay you well if you come. umwami agiye kugira ibirori kuki mutaza ngo tujyane araba ibintu byinshi cyane Yes, sir. we mumwereke sha He's asked me to give you these choice wines. What's more, he'd like you. ibi byose ni ibyo rwose mubikunda bijyane ushimishijwe niwe muri ibi byose I'm not interested. Take umva ntabwo ibyo bintu binshimishije mu bijyane biva ntahangaha wiki Just for a birthday dinner, why Grandpa's cooked for the Emperor? Tantan. Oh, so umva sogokuru wanjye ntabwo ibyo ngibyo ngibyo bijyamo king of chefs, Master wants you to entertain his guests at his birthday banquet. gute nawe ngo umwami w'abatetsi kandi nari muzi nta mwana we ndashaje bwawe ndahazi kirabaseka Cook for us. umva ngwino tujyane ni byiza kuri wowe natwe Told you once. Well, I'll tell you again. I am. Well, give them a load. Right. umva ndakubwira ubundi we nanone kujya kwivuga batagiye kare You're the king of chefs. We can both make some profit from. umva nta wundi watekerwa muri ibi birori ni wowe ugomba guteka king of shed ni ugomba guteka muri ibi birori Get out. umva musohoke mugende uyu kugenda ramubana Leave right now. umva nimba sogokuru avuze ngo mugende ni mugende Better think about it and wise up. You're stupid. Get ugende ubitekerezaho turaza kugaruka sibyo me out, but remember the emperor's my master's friend. Get him out of here. we basohora ngo bagende oya nabasohora ariko wa muginga we Such stubborn, foolish act. ututinyika ko hano warwana dore uko rusa I'll have to use force. sasa ngubahe nte Get him. we mubona umuginga sha ngubahe nte arabatangira abavuye ibwami nta bibazo nawe ngubahe nte ngubahe nte ngubahe nte ngubahe nte reka 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 ngubahe nte ngubahe nte ngubahe nte ngubahe nte ngubahe nte shara arakubiza iki gitura bamaze arakubita biragwana tugaruka hakuno shawu Hello, good day. Hello, bimeze bite Mr. Chow. Mr. Chow Be careful. witonde Why, what for? kubera iki Oh, haven't you heard the news of the cooking murders? ntabwo wigeze umenya ngo ibya cooking noodles barimo baramuhiga Right, and he's vowed to kill them all. No cook will be spared. bashaka kumwica ngo bice n'abamuturutseho bose The cook at the Fortune restaurant I takes in and the one at Shampoo Town restaurant, they were both murdered. Chowchin na Chakutang nabo bakoraga muri resitora After and bamwatatse niwe wambwiye amakuru ngo wari urimo kumushakisha ntibuke filime itangira resitora twatangira bamugabaza ngo umwami w'abatetsi ari hehe tugaruka hakuru ngo abesaza urabona rero ukuntu byagenze gutya na gutya na gutya arangije Chakuta uzi ukuntu byagenze wegenda wirebere gusa okay kangereyo ndebe
baraganira umusaza acaho urabona iriya tekinike barimo barayiga ubwira agenda yitsimbe kure barimo baramuyiga caho aracyakomeza tugaruka hakuno hari umusaza wigenderaga yamenetse yibereye ku muvinyo urabona rero ukuntu bimeze yewe gacupe nagasabye ntabampagarika avayo we uretse bityo urampamagaritse kureba wa musaza uri kumubona akagwa hasi va canga nakeye kuri umubona umugabo uhagaze imbere yawe sibyo reka nta kintu nigize mvuga nta n'icyo nabonye nta kintu nzavuga rwose reka nigendere umva vuga none navuga uranyica bamfashe kaci mu izosi karanga wacu ntubahene nakubane se kungufu ni hatari kungufu kigenda kiga mu muhanda cyitoza ariko ncihanyahora barayagasana gisubira inyuma wa musaza usumara kumenya amakuru nuko arimo gushaka umwami w'abatetsi yafashe inzira ava mu mujyi yerekeza mu cyaro kumbi inyuma ye bamukurikiye wa mugabo urimo urahega umwami w'abatetsi yamukurikiye hakuno ngo yageze ahangaha ariko ubundi ishyamba niryorura ageze aha acaho ajya kwitsinda uyu kugera hano abura umugabo ararigise cyangwa hafi aho ngaho kananga arimo agenda yigamba izi tekinike banyigishije uyu kugenda yari azi ko yamuyobye amusanga ahagaze imbere ubundi se bitwakireka nkomeze ingendo Shaolin Chan agiye gufata aramwiyataka wamuginga niwe wishe umwamikazi w'abatetsi barataka kananga hakurya aje abona ngo bari kurwana iyi macho ntabwo iyi macho nayivuga urugamba fight kigabo uretse fight action kananga arimo arakopera tekinike rero nawe uko umusaza zivanayo n'umwicanyi zivanayo kananga arikopera uretse basigarwa buca bose n'abasaza barakuzemo uretse wowe umwicanyi ni mubi umugabo wivuye mu mujyi ajya mu cyaro ntabwo tuzi aho yari agiye ntamwatake nzira ntabwo bashaka ubutumwa bugira aho bugiye arazibukira uretse cyari kigabo kibi aramutakura kivanayo uretse iriya tekinike wana uretse musaza batangiye kumuha uri kureba buretse mureka wenyine uretse ariko muzehe bamuretse ariko kuko navuze ngo mureka cyane barakubita kivanze mu rugamba kitazi ova ni iki cyatuma nica uwo mugabo Don't even know him. Mva ntago ngo bazasina muzi nguyu wa mwana we reka kwivaga muri ibi ngibi wowe cyane reka nze mwese bakufatanye imbere ibyo ngibi musaza arataka n'umwana akavuga mu bana atasi kwitambukira abura barwa ajya kwima umugabo wa mwana we biva mugende arakwica wowe mwana we cyane barakubita muse reka nze nkwereke njye bahita nkuba hene
nkubahene So it's you? muze mwitama All right. okay ndaje nkwereka nkubahene wambonye nkubahene kugira gutya afana ya tekinike sasa wibuke master yaramubwiye ngo tekinike yahishe imyaka hazijya yekana urama tekinike yo guteka cyane none ushaka kujya iki ushaka kugerageza sifaye iki kigabo kirimo cyica abantu bose barakoresha tekinike yo guteka koko nk'ishadows cyane kiramwata umenye iminsi kisumbuyeho ariko sinzi ko cyakubita umusaza buretse musani mubahene bashyira hasi mubahene atakura umusaza wambonye nkubahene muserivisi azanye yo guseriva mubahene barakunze uzabibonye abantu mwana atari burambe apfanye nawe mubahene barakubita mubahene baramukubise shaho Go get some. Tell your master go. genda ubwire master wawe apfamutse genda ubwire master wawe caho mubahene yakakugenda mubahene ariko genda gute mubahene baramukubise shaho wamuginga wagiye urimo uratera caho wamuginga we Otherwise I'll die. genda wamuginga we cyangwa uteze upfire hano genda aco mubahene yarakubiswe kuri no show shaho sibo tuwaha sibo utagira umuntu yubaha yaje yirukanka yabonye umuhango bakise Gordon ni dragon ati sogokuru aza gutabaza sogokuru arubonye wamwana bigenze Who did this to you? bigenze bitari What a failed hat. He's about to kill the Emperor's cooks. hari umuntu tubonye See now. Take me that way. yaramuvuga ngo ashaka kwica ngo yishe Empress Cook musaza umubwiye umuntu wishe Empress Cook ari hakuno aje kumureba baza biruka kugera hano nguri basa kureba udebere nawe izo sibari teye inzara Tantan, it's best that you don't concern yourself with it. umva ibi ni iby'umugenzi nk'uyu nguyu niwe ubyiva Concern. kubera iki Died because of me. uyu mugiga niwe watumye apfa yanditse mu ngende Right. iki He wouldn't be dead. umva iyo mbaba ntabwo yari gupfa What his man is. Who is he? He's your uncle. none si uyu nguyu ninde ni onkere wawe onkere wanjye Uncle? hanko sasa unyumvire nawe Grandpa. uyu mugabo upfuye uncle umwana Paul. sogoko nshaka kumbwira inkuru yose byagenze bite During my life, mu buzima bwanjye two objectives. nari mfite intego ebyiri The first one is to look after you, and iya mbere no kukwitaho Ngufu. nakakugisha ku ngufu the second one iya kabiri is to find out who murdered your parents. nari gushaka kuhisha umuryango wawe uhisha umuryango wanjye I was a atangira kumubwira inkuru kera yakoraga ibwami queen liked my food, and she met ibiryo byanjye king of the chefs. umwamikazi arabyishimiraga nayo kumuha Like to izina serve rya king of chef special food to all her guests. mu biryo nari namukore mu bashyitsi bari bahari On one occasion, I cooked her favorite dish of stew. uwitwaga Michael Know Chap how it happened? yaje kungambanira mu byo nari yatubwiye Shattered her tooth. ashyiramo utuntu tutashimishije umwami azajyamo ibindi bintu mu buryo buri special twari twateguye kera na kipe yanjye yose twakoranaga baje kutwirukana ibwami baragambaniwe wabagambaniye ntabwo tumuzi gutaha nasanze umuryango wawe wapfuye papa na mama we babishe inkuru ari kubwira umwana kureba gutya isi nk'uwahene yari akiri agahinda iyi nkuru muzari kutubwira ceki yafashe akana icyo gihe ageze hano mu cyumba debere nawe You were just 1 month old, and I was afraid the killers might return. gusa hari umwe muri bo Way, yaje kumenya inkuru came here arangije aza kundeba that you would grow up and take revenge. we buri gihe yahoraga ambwira ngo nzagutoza uzakora kwihorera Want to kill them? nari nde wishe ababyeyi banjye ubundi Can you tell me? gute yabica yabashakaga iki I'm afraid not. mfite ubwoba I don't know who did it, ntabwo nzi uwabikoze nor the reason. nta nubwo nzi n'impamvu yabikoze Dad, papa Ma, mama I'll avenge you. nzabahorera Promise you. ndabasezerana nzabahorera kananga yarabaye shawe Tantan, I'll not stop you. chansanga I avenge you. chanka ati nzabahorera umwana yarababaye umwana yarababaye
hashize imyaka 20 muzehe yirukanwe ibwami. Nyuma yo kuhava yagiye mu rugo asanga se w'akakana na nyina babishe akana kara, aragafashe arazira gatoza ati shaka tuza rwose ujye uzafata ukwihorera. Mwana yabaye nk'umusazi ntabwo abyumva, isi yarababaye yo bishe ababyeyi be, ntabwo yarazi inkuru, ntabwo yarazi cyabaye ku babyeyi. Bidatinze maso yatangiye kumutora, mwana yaraye kuzihorera. Filime yajya aryoha sasa, reka umwana yitoze noneho no muri bya by'agasuzuguro byankubaye ntabivemo, mubashye nkandese wawendese. Batangira imyitozo, batangira kwitoza na muzehe bavayo. Myitozo 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 myitozo. Ubaye natangiye kwiyumva, atangiye kugera kure. Mubahene uramubona udafite ingana masa, mubahene mubahene mubahene. Myitozo ubona master ashaka kuzihorera kubisha ababyeyi be. Myitozo yarakomeje. Shakananga yaritoje n'umujinya n'uburakari bakinga bishe ababyeyi be. Ese wakuru uri hano papa washe umuzehe nawe ntagazi ninde wishe ababyeyi b'uyu mwana? Ese yabiciye yabahoye iki? Kananga amaje kwisumbura, yitoje nyina master, burira buracya, iminsi iratambuka. Mubahene asiga vegetari, asiga hangana master kuko baparitse. Tugaruka hakuno ati Shankanga ntabwo twaguma hariya kubera ko nta mutekano ugihari, reka tujye ahandi hantu ugere ukomeze witoze. Your uncle is killed, and it's not safe anymore. Uwishe uncle wawe Leave this place. byanga byakunamenya ahantu turi, bivuze ngo hano nta mwanya uhari rero wo kuba turinzwe. I complete them with my cooking kung fu. Papa iyi cooking kung fu yanjye Because you want nawe turi kumwe twamutsinda. style must be perfect. Wacyana bitonde, ntabwo uraba mwiza kurushaho. Find a place to Agakanya wakwihorera. with my assistant. Reka tujye gushaka ahantu twajya, tujye kwa mushiki wanjye. Wagiye kureba mushiki we? It's here. Ni hano twahageze. House. He was an assistant cook with me at the palace. Iyi niyo nzu ye, nawe yari umutetsi mwiza cyane. Kugera hano ntabwo bisanzwe, That's strange. biratangaje. Come on. Umva Kang, reka tugende. Pepper. Something wrong? Hari ikibazo? Tugende hariya nta mutekano wari rwose. Sure, he'd have told me if he was planning to leave. Buri gihe ahora ambwira ngo zigendera, wasanga yagiye cyangwa adanahari. See, Kugera hano za nsoresore imbere zikorana n'abamwicanyi uri gushaka cooking master of shadows. Abasore bubiri. Grandpa, ignore them. Sogokuru ntugire ikibazo, reka twigendere mwana wanjye. King of chefs. Umva king of shakes buramuzi, bwamumenye bwamuguyeho. Somebody wants to kill a pair of you. Oh? I'd be interested to know who wants to murder us. We carry out orders. Yakomezaga nibaza niba ushaka kutwica. Ibyo ntacyo bibazo, umunsi urapfira n'uwa musaza we. I am the chief of the underworld. Ni njyewe chef wo munsi y'ubutaka sha, chief of underworld. Nanjye ndi uw'igisiga sha. Grandpa? Sogokuru Kantan. reka hano bakinga Chakang itonde barataka uwende uretse Changa Changa. Who sent you after us? You gotta help. Kanira wakohereje bitavugana kwica wa muginga we. Isigaye kiyemera noneho kiyemera kitazi kurwana neza ubucyana we kuzurebe sasa ati wa muginga umuntu wakohereje wari wese ndakohereza mu kuzimu nawe. Masa Changa uwende Masa umucanga ujya mbere Masa
kurasha masa umwana we umva apfa kunyica gutyo masa uretse wa musaza masa aratakurasha uretse wa mwana we cyanga ubahene cyanga fight cyanga ubahene baramukubise ubahene uretse akora muzehe uretse umusaza akanirwanya masa shakes masa wizanye ntuyice ariko wapfumutse uretse masa n'umwana wafaye iyi tekinike yuko barayituzanyije uretse ubahene naje ngukosora nguri nk'ubahene fate ku kantu urakazi uretse masa ubahene nyuma warwana ubahene sinkubashe ubahene sogokuru ananga wari umenye nabi atabaza sogokuru uretse muze baramuterana muze turagukubita uyu munsi urapfa ndapfa umva turapfa ndapfayo uretse kananga waka cyanga baramukubise muze nawe urakubitwa oya wa mwana we muze urakubitwa uretse wa mwana we muze urakubitwa cyanga baramukubise muze urapfa uyu munsi ntabwo ndi bupfe mwana urapfa uyu munsi muze ntabwo ndi bupfe kananga yapfuye muze kubita amajinga yakora amazozi asaga uretse kananga nawe asubijamo mwabajinga muze yakubise umujinga izosi kananga nawe asubijamo nkubahe niwa mujinga ngo nkubahe harya ngo nkubahe musadisi muzehe bamuteye akantu sogokuru se bamuteye akantu sogokuru meze neza disi muzehe wacu bamuteye akantu udatinze tuvuye hakurya umva nshaka kumenya ushaka kukwica n'uwishe ababyeyi banjye n'impamvu ashaka kwica sogokuru ndaza kuguhurira nawe Grandpa, you take it easy. I'll practice real hard. And then I can take revenge for my parents. ihangane kasi inyuma gato I'll practice real hard. And then I can take revenge. saba kunzitoza cyane nzihorere tugaruka hakuno muzehe wacu bamudomye akantu abasore bari ntibari boroshye nkubahene disi umunsi yubashye umusaza aza kumukorera umuti muvuga uti igicuncu hano aratogosa akira umusaza ariko umusaza yakanguka yakoroherwa zehe baramukubise Grandpa, sogokuru your medicine. akira ngo umuti Grandpa, you feeling better now? Yes, thank you. sogokuru umva umeze neza yego urakoze gusa umusaza ari mu zabukuru byiyongeraho za sore zamutimbaguye Take some time for my wound to heal. You must be good in practice.
umva inguma zanjye ziratwara umwanya kugira ngo zikire ugomba gukomeza nawe ukitoza mugihe ntarakira sogoko giye kwitoza abaginga bishe data n'abagushatse kukwica abishe uncle wanjye yaje mbakoremo umwana hakuno mu myitozo Kananga yaritoje shaka yitozo 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 Kananga kari mu bira yatangiye kwisumburaho wibukishe wibuke uko biri kose ntabwo uramwicanye yashaka kwica ababyeyi b'uyu mwana ahubwo uko yaramaze kugambana uriya mutetsi bamwirukanye ibwami yashakaga kugira ngo batazavumbura ko ari we wamugambaniye cyangwa se atazagatanga amakuru y'uwo wamugambaniye bagahita nawe bamwirukana niyo mpamvu ashaka kwica uyu musaza akibuka tekinike umwana bamukubitishe mwamufashe gutya muragarura musubizayo bijya gutya muravuna murakubita iyi tekinike sogokuru wacu disi sogokuru wacu hano ameze nabi niyo mpamvu bashaka kwica umusaza kuko yari azi bamugambaniye akamwirukana mu gikoni cy'ibwami bashatse kumwica kugira ngo atazabatanga ari naho bakimukurikirana n'ubu ngubu sogokuru wari wagerageza wa mwana ntabwo birabaho wegerageza witoze cyane kandi uzajya umenya umva ni tekinike niyize yabari abasore bakoreshaga reka nze nkwereka sogokuru gutya 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 na gutya umva iyo tekinike yawe rwose wayikoresha niba wayivumbuye ntabwo nzaguhagarika kumva umwana nk'umurara wese wo ku muhanda wo kwirigara yatangiye gufata tekinike arazivanga abonye abasore ukuntu babakubitaga afata tekinike yabo ayunga muri umusaza yamutozaga sogokuru urumva umeze ute ntabwo ari nabi cyane wa mwana we not too bad sogokuru wambwira niki cyabaye ubundi bwira byibuze niki cyabaye muri make kuki bashaka kwica ubundi Yes, I do. Why is that? ese bariya abantu bashaka kwica nibo bishe umubyeyi wanjye ati yego Is identical to the one that killed your parents. Oh? Hari umuntu umwe nzi w'icyamamare ubu ngubu yari generale. He killed my uncles? None yishe uncle uwishe uncle aracyariho? I don't really know why. Ntabwo nzi impamvu bamwishe uncle wawe kandi umugabo bamwishe aracyariho. Uriya muginga nzamucamo ibice bose nimubona. Full technique. Umva kongufu yawe agahambaye afite tekinike irenze. Copy his style when you attack. Uzajya umwigana tekinike akora ubwo kwatatse. But remember this. Ntuzigere ubukora ibi ngibi. Wiruka ibi. Don't let him get to your throat. Ntuzatume yegera ingoto yawe. Don't let him get your throat. Ntuzatume yegera ingoto yawe. Kandi koko wibuke umusazi ishyira mu bwenge cy'ingenzi. Uriya mwicanyi twabonye kwica agukubita agutera inzara mu ijosi ndakurangiza. Musaza mubwiye mujye w'urwanda uko pera tekinike rero mu nyuma n'amaye kunanirwa uze kwimugarura muhuze wibuke kananga afata vuba. Kandi ikindi ntuzatume yegera ingoto yawe wa mwana we azahita yishwanya gusa. Sasa umwana yaje kwitoza izosi ararikomeza kwitoza izosi. Kebera mu migano nawe ibintu bibahora kebera imigano umugano burcyaye kurusha icyuma umugano burcyaye kurusha urwembe ariko ndebe arashyira ku izosi zikaza urwembe gukomeza izosi kananga mu myitozo ubahene vagikatari jatari gutya ubahene si ubahene urambona
ababyeyi b'umwana disi babigendemo ko bari bamwe barahiga umusaza nyuma yo kumwirukanisha ibwami baje bamukurikiye mu rugo ngo nawe bamwice. Bageze mu rugo basanga ntarahagera. Wibuke hari inshuti basohokanye ibwami abo bakoranaga bose mu gikoni barabirukanye bababeshyira ko bashatse kwica umwamikazi. Uncle vuba ndaza kubigeraho. Dad, Papa, Mom, mama, if you're listening, please guide. nimba mu nyungu nabinginze Imana izabafasha. Let's kill him. Wa musaza acaho aramubona arimo aragenda ariko arebye hakurya sasa abona wa musaza. Rebera ibibazo nawe. Hang up, chaps. Cheng Chao-sen. Who are you? Urinde tayari muzehe wacu wamugezeho A long time. hari igihe kinini sibyo? Ku Chenchu. Ku Chenchu umwica yitwa Ku Chenchu. Kiramuseka. I've been searching for you for 20 years. nagushakisha imyaka 20 irashize. The palace kitchen. Remember, the queen wanted a host. Wamuginga we uribuka dukora mu gikoni cy'ibwami Mandate you. mwamikazi agutegeka ngo ugende. Queen battled your king of chefs. Sasa ndebere dore cya kigabo uko yatekaga cyamugiraga ishyari kwa kundi bajya kugemura ibiryo bwabo nicyo cyanazemo akantu cyaramugambaniye burya yari wowe burya. You. But Li Lang asked her to forgive you. She pardoned you and spared your life. You killed my son and daughter-in-law. Wamuginga wishe umwana wanjye n'umwuzukuru wanjye. You go. Wamuginga we umusaza bucya akora disi. Won't get away this time. wibuke ubusore bw'iki kigabo Kill you, you bad. bwamumugaje. Wamuginga uyu munsi ndakwibuje yuko iyo kigiye kwataka nuko kibigenza. Kananga wacu nkubahene sintabana master merewe nawe uzaye bagiye kumwica. Yo Kananga nagonda imigano biranga avanayo nkubahene binanira bite aragonda abigeraho. I succeed. Mbigezeho sogokuru nabitsinze nabigezeho sogokuru. Ese bwa nyuma nanjye tekinike yarageze kure. Umusaza bamere nabi hano cyamufashe ingoto. Wibuke iyo kigufashe hano ayari ntiwaca kujya hano abona uca ageze hakuno muzehe tayari bamuvanyemo ingoto bayikanze barayisatura. Wibuke niko cyica cyo cyamwirukanisha ibwami kimugambana kureba ingofero arayizi byanga byakunda umuginga ntaragira ko aranga aromeka. Reka usure urugamba sasa Kananga afatiraho. Wibuke tekinike ya nyuma yarabaye kwitsi reka ahita yijyana mu gikorwa sasa. Hey where you are hagarara ugarusha buretse hagarara hold on buretse disi ndebera Kananga n'umujinya n'uburaka. Chuchanshen hagarara ni wowe ako mwana umamagara. Bamutinga wishe sogokuru ushaka kugenda gusa Son of a bitch. bamutinga we nandaje nguranje. Wibuke agacoka n'imitozo urugamba ratangiye buretse usikino wanyisa muze usuko bayita muze uca sogokuru wanjye usuko bayita nkubahene ubasene muze urangoyise nuko ntaranatungana muze reka mbanze ntungane reka ntungane. You wanna kill me when you Shakunyica cooking the iyo kungufu yawe wamugiye ngo yo guteka ngo kungufu yo guteka muze urasuzuguye ndaje. Urugamba ruratangira sasa. Ikigabo kimaze imyaka 20 yego uriya musaza kisha umwana we n'umukazana umwuzukuru n'uyu nguyu urimo urarwana hano Shankang. Mubahene uze naryama no kwivira mubahene ariko akigiye kongera aragikwema muze mubahene uze uretse kwa mwana we niko tekinike ndi ndasukugisha ni B nawe yonzemo yonze kujya muze yunzemo ariko ntabwo ndaza niyo yigishije urumva muze ndaje nkwereka kwa mwana we cyangwa kwa bindi yakwigishije muze reka nkuze niwe yanyeretse kwa mwana we ntabwo ntumuyijyana muze urangubise mweze buretse wa mwana namwana ukevo igisi
umusaza cyamutakwesha wa mwana nta mwanya wo kuguha ngufate tekinike ya B uko yizanye wamerera nabi muzehe ndayigeza muzehe ndi wizana ariko umusaza cyaramukubise shaho jewe gatatawe muzehe yakubise kanaga urasa mwana muzehe wambariye iza tekinike ya B nta mwanya nguhaye ishati bayimuciyeho yewe gatatawe mince meat of you. wamujenga we ujye kurerimo ubusa muzehe uzi n'ikindi ntago ndaza Jay Handcuffs amuze n'ikiganza sasa muzehe iya B ndayisigarije reka mbanza n'ingi musaza yangisha bavayo uretse muzehe baroma gusa bakajya gutya bagakinga bakagarura wa mwana we izo tekinike ko mbona ntazi wa mwana we izo tekinike waziye uretse muzehe urabona kano muzehe wa mwana we waje nabi rero reka nze ngutakure urabona ko waje nabi uzi ubwenge uzi tekinike ariko nta experience wa mwana we maze imyaka 20 guhiga niritoje nindi namaze wa mwana we ibwami ndi generali urimo kuza kunyegera wa mwana we uretse uzi mama wari ku ipeti ya generali nuko basanze ibintu byose bishoboye umwana aracika muzehe yaje ngucike ujye wa ruzingo ore cyane mbishoboye ngo urwanda rwabigiye niza tekinike z'abana mwana ushaka kunika nikasi ushaka kunzu umusaba namutondagira wa mwana we iyo ruyizi none ngiye kukwica muzehe wibuke muzehe yamubwiye gukora bari kurwana akopera tekinike ye aha muzehe sindavana yo B yanyigishije ariko reka mbanze gukopere uko burya iyo umugabo byanze tekinike ya nyuma aratibika da nanjye ndakibikira ibyanga ndakazana umusaza bamukoze mu matama ubuzima bwangu wa mwana we mu bwangu agasuzuguro uretse muzehe uretse nawe musaza nijigije uretse muzehe avana izindi wa mwana urimo aramopera ngaho reba n'iyi ngiyi. Well, naturally. I trained hard. Umusaza nanjye nitoje cyane iyo myaka 20 umaze ngo witoza uduhiga nta kivuze reka nje wereka uretse muzehe uretse wa mwana we ndakubwiye ko pfa kunguta gutyo muzehe ndaje umusaza zinga umusore uretse muzehe uretse muzehe wawe uretse icyana cyahagira umusaza ashaka muzehe uzi n'ikindi ndacyafite amaraso ashyushye ndaje muzehe ndaje mwereke wa mwana we bazinga batya bakajya gutya muzehe ndafata tekinike za yatangiye kubikurikira tekinike za wa musaza uretse muzehe ndaje ngukubite uyu musaza bitewe n'ukuntu tuzarindwa nta kuntu umwana nk'uyu nguyu yamwatatse umwanya ungana gutyo yakaba yapfuye muzehe intugu ntarazitoje muzehe n'imigano n'inkora umusaza mwambura ishati ururwana wa muginga ugiye gupfa vuba wa muginga we ugiye gupfa sasa dore iyo B yanyigishije nyizane reka mbe ndetse muzehe yaje nyizane muzehe fight muzehe wabonye ndaje sasa ngutangire muzehe ndaje izo twazitozaga na soko wanjye urabona ako ngakora ko nako B yanyishe ubonye mugiye gukubise B yarambwiye yanyaca hasi hazamuke ufatemo ngiye gutya ako wa mwana we uwo B nuwahe muzehe uwo mugeri ni B wawunenze wa mwana we iyi ngiyi wari uyizi yaje gwara muzehe dore nawe ndayizi bahuza tekinike muzehe ndaje yewe fata kaci wibuke iyi tekinike umwana yarayitoje isaza gufata umwana ni urutare yewe zayibuka abona icyana cyito
mwana wa waragize koko ariko ndaje afata imbavu muzehe bose nakomezaga yari yamburiye kuzanyica gutyo naye niyo mpamvu nizizi muzehe uraje upfe rero muzehe abonye izosi ryanze atangira gucika intege akuguru kazamo wese wa mwana nubwo nshaje ndacyafite akabara ntunyahagize muzehe dufate raundi ya mbere hagana dufate iya kabiri ya mwana ndacyafite akabara uretse urabona muzehe uraje upfe muzehe yawe kananga cani wumvi wikigeri hakurya Danuro tira uretse chuchafe muzehe uzi ukuntu usuzugura naje gukubitana agasuzuguro muzehe wiryeho wibone muzehe uretse mwubahene ntabwo nakubaha nibibaho uretse muzehe aho usanze bajya gutya mwubahene ariko mwubahene muzehe bi rero yarambwiye muri no abasaza y'amashyira y'imiyaga ariko nanone umusaza nawe usuzugura wishe abantu ntacyo bagutwara reka ngukosore muzehe urafata kaci ntacyo bitanga narakutorera urakubita iki muzehe urakanda iki koko utambasha musaza yarakanze hano umwana ajya guca kwakundi yavuna imigabo kwakundi yayikanda amvuna amaboko umusaza muzehe akundi agasuzuguro icyo rikije uretse muzehe tugira icyo uretse muzehe uyu ko yamwishe yareke muzehe umusaza Masa ndaguhoreye Masa ndabizi kuzagenda amahoro uruke mu mahoro ndaguhoreye ananga yarangije urugamba rukomeye yishe umusa wari warigize akara kajya he yayibereye ku babyeyi be nuko kagenze